shetela bakati. Gitare we la fret alango rebo. Shetela makorobo patelele. Shita pakaribo. Waravuze urasoza, waravuze urasoza, waravuze urasoza. Turi hano imbere yawe uyu mugoroba, turi hano imbere yawe uyu mugoroba, ukora imirimo yawe, ukora imirimo yawe. Mwuka w'Imana, mwuka w'Isumba byose, mwuka wera, 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 mwuka wera. Ya ngwino ngwino ukora imirimo, ngwino ngwino utembesha ubuzima. Mwuka w'Isumba byose, come and walk, come and do. La brenda la chenebo. Holy Spirit, mwuka w'Imana, Saint-Esprit de Dieu, ngwino genda 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 mu bwoko bwawe. Sendereza abahungu n'abakobwa, ubagabire 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 ubagabire. Mukasa byose ngwino bikore. La brashanda labo shatari. Yeah, thank you Jesus. Namurakoze. Turagushimiye mugoroba. Kora imirimo yawe. Holy Spirit, welcome you. Ngaho mwana, ngaho uriya mutima umiranye, utembeshemo imigezi. Ngaho uriya buzima bukakaye, utembeshemo imigezi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Lambrea shatalebo makata. Thank you. Urakoze kutugira neza uyu mugoroba. Urakoze kubuza bushutangiye muri twebwe. Butazahagarara namba. Urakoze kujya muri rwego ruruse urwo twamenye. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Murakoze reka twicare mu Bwana. Thank you. Please all thank you team. Thank you. Yeah. Imana ishimwe cyane. Yaba. Uyu mutwe w'ijambo w'iyi conference no kutuvananga Satani. Kubera ko buri jambo yaba ari ukwambikwa imbaraga, kwambikwa byonyine ni ishyamba. Imbaraga ni ishyamba. Kwambikwa imbaraga z'umwuka ni nyungwe. Z'umwuka wera nirindi shyamba. Noneho gusohoza icyo waremewe byonyine kukimenya ni ishyamba. Kukifuza kugisohoza ni ishyamba. Noneho uko wagisohoza ni ishyamba. Aho bihuriye n'umwuka w'Imana ni fore ekwatoriyali. Rero nicyo kibazo mfite uyu munsi, kwambikwa imbaraga ndenga kamere bwo gusohoza icyo waremewe, icyo wakirijwe, icyo wahamagariwe. Uyu munsi nagize intambara mu mutima ngeze ahangaha hagati y'ibintu bibiri. Ese dutembe mu mwuka tube practical, tureke iby'amateori. Ese tugende nyine wa mugasame, twasame nyine ducakire iby'amagambo birangira aho ngaho. Ese tuvuge dusangira ubwenge bw'Imana kugira ngo mumwishakire mwenyine mwuzuye kwizera kuva mu ijambo. I was like a bit hagati, kuko hari igihe Imana ikora gutya ikakuzuza ijambo bikarema kwizera ukiremera igitangaza, cyangwa ugakreatinga atmosphere kikaza kikugwaho utabikoze mu ruhari. So naho narindi mu intambara y'umugoroba hagati ya should I preach, teach,
none ijambo ryagusendera kuko kwizera kuva mu kumva iby'ijambo rya Kristo. Kandi ndemera ko iyo abantu bize mu bwenge bw'Imana bikabazamukamo bahinduka nka bombe, bifatira igitangaza aho bagenda. Nahisemo rero kubaha iyi option ya kabiri, kubakongeza kugira ngo ukuri kubuzuremo maze mwishakire igitangaza. Mwanyumvise? Turagiye ibyanditswe ngibyo, imigani Proverb 16:4, Zechariah 4:6, Abakorinto ba kabiri 3:4 kugeza 6, Abacamanza Judges 13:5-7, ndetse Luka 1:13-17, 3:1, 3:3, 7:6, 7:9, Luka 2:5, ndetse 2:32. Ibyo byose yaba ari BCC yaba ari Nyarugenge mufite WhatsApp, babasunikira message uko twayisunitse, abashaka kubika amakuru bayabika. Imigani Zechariah, Abakorinto ba kabiri, Abacamanza, Luka, ndaza gutanga mbese ibyo byose turabisoma murabikurikira. Interuro cyangwa introduction, bavuga iki cyongereza interuro, aya magambo arakenewe. Nge ayusure gaye ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo. Iri jambo ni ihame rivuga gutyo mu ndimi zaravuga ngo everything was created for a purpose. Niko muvuga ngo Dieu a tout fait pour un but. God did everything for one purpose. Iri ni ihame rishoboye bimyane magambo, nta kintu kibaho kibereyeho kubaho gusa. Nibyo yavugaga umushumba. Everything. Wenda so yafashe nyoko ku nguvu uravuka, nyoko biramutungura accident, ariko wowe ntabwo uri accident. Hamwe nuko harimo accident ya nyoko warigenderaga ahura n'ikisambo cyangwa se ahura n'umugabo w'umujura aramwambura, kuba yaramufashe ku nguvu byo nyoko kuri we ni surprise, nta purpose yari hari, kuko ntabwo yagambiriye kuzavuka. Ariko wowe ujya gusamwa, ujya kubaho, nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe Imana yaremeye kubaho without purpose. Urayifite pe. Muranyumva? Rero ntabwo uri accident, nimba wanabyaye ba accident, ntabwo uri accident, kubera hari purpose y'ubuzima bwawe. So ikintu cyose, yewe Imana igiye gusetsa iravuga ngo ndetse n'umunyabyaha yategekeye umunsi w'amakuba. Bene bagamo, niba umunyabyaha afite purpose, how much more umukiranutse? Ya nimba umunyabyaha, nimba n'igisambo cyaremewe umunsi wacyo na purpose yacyo gifite purpose, mu kwiba gifite purpose. Hanswe no wowe kiremwa muntu ukunzwe w'agaciro wemeye Kristo, purpose irahari. Hari icyo waremewe, hari icyo wabereyeho, hari icyo wakijijwe, kandi kiratomoye, kirasobanutse. Ntabwo uri impanuka yaremeye impanuka. No. You're somebody to fulfill something specifically. So rero, even the wicked, if the wicked can have a purpose of day or disaster, how much more you are not everything, you are somebody, so hari purpose. Gwemjeza ngo hari impamvu nabayeho, kandi sinzava muri conference idasoye. Yes, hari impamvu nabayeho, ntumbone gutya, hari impamvu. Turagiye si kubw'amaboko cyangwa kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni kuwiteka nyiringa bavuga. Iri jambo siku mwene magambo ntibiva. Mwanyumvise? Iyo bavuga ngo nimba kana kerakomeye, cyangwa se tuvuge Pastor Deborah cyangwa mama w'urugo, yavuze ngo uko mundeba hangaha mvuga cyangwa nsigaye mvuga cyane, yakongera ngo si kubw'amaboko. Mwene magambo ntabwo ari massage bankoreye. Hello? Ntabwo ari psychologue nagiye kureba. Hello? Ibango kubwa. Mwene magambo ikibitera
ikibirema ikibisohoza si amaboko yewe si n'imbaraga. Somebody does it. Ni ukuvuga ngo icyo nzakora cyose, icyo nzabaho cyose, sinjibejweho n'imbaraga zanjye, si agatuza kanjye. Niko mvuga, si agatuza kanjye, yewe si no kumenyekana kwanjye, si amashuri yanjye. Somebody did it. Imana ishimwe ko hari umugabo ubikora. Haleluya. Hari umugabo ubikora, hari umugabo ubisohoza, yitwa Mwuka Wera. Hari umugabo ubitekinika, hari umugabo ubishyira ku murongo, hari umugabo ubipanga, yitwa Mwuka Wera. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga. Umunsi umwe nari mu cyumba, nagiye gusura mugenzi wanjye muri campus, ndi umunyeshuri muri university, ntarakizwa, hasize amezi make ngo nkizwe. Ndicara muri icyo cyumba cy'abandi, dore ko abantu biyenza. Nicara mu cyumba cy'abandi, yari inshuti yanjye yitwa Jose Kabambi. Hanyuma icyo gihe hari amateleviziyo noir blanc, iyo televiziyo y'umukara n'umweru, harimo filime. Nakundaga filime, movie, nakundaga movie cyane. Hanyuma rero abatipe n'abadebande n'ibisa n'ibyo. So rero hanyuma turi muri filime hagati, filime. Wa muhungu twasuye mu cyumba cye, icyo gihe nta telekomande yabagaho, arahaguruka gutya aragenda akanda kuri on and off. Ajya pya, ayikanze pya, ayikanda, tugeze ahantu haryoshye. Abakoze icyaha gitagatifu. Ni gute wahaguruka filime iryoshye hagati y'igihe kiryoshye bigiye gutomora ukazimya sha? Azimije ndahaguruka, ndamukurura, ndamutombokera. Ugira uteje uko ndomboka, aratuza, aramirya, arabweza amasaha. Icyumba ni cyane, ni cyawe. Televiziyo ni yandi, ni yawe. Uyireba nindi ni wowe. Arambwira none se uri wanjye, ureba televiziyo yanjye ndayifunze, none kibaye ikibazo. Nuko wayifunze turi muri filime nyine iryoshye gani? Arambwira ati ngewe rero ibaye 3:15 ngiye gusenga. Iryo jambo abarantikuye. Umuntu yahagarika filime, agahagarika iryoshye. Urakoze filime iryoshye igeze aharyoshye, ukayihagarika, undi aryohewe, ukayicika naho nta cyabaye. None ikibabaje, icyo uyihagarikiye nuko ugiye gusenga. Shocked me. Ubwo icyo gihe ndi ceinture noire wa karate, shotokani hano harirabura hose, hagatuza ngenda nyansa n'ubanditse nka biti bashyira mu murima w'umuceri kugira ngo wirukane inyoni. So ndahume meze ukuntu numva namutikura kuyimbwa, yahagarika filime iryoshye, aharyoshye, igihe kiryoshye. Arambwira atari ko sire gitangaza, it's my time for prayer. So rero sange igeze yo gusenga, byose birahagara kugira ngo nsenge. Ndavuga what? Ariko maze gutomboka, nibuka ko icyo gihe nari maze ntangiye gukora icyo bita hatha yoga. Hatha yoga ni amatekinike yo guhumeka, sinzi uko nabisobanura, amadayimoni gusa sinzi uko. Mbese hatha yoga ni yoga iri based kuri breathing. Ni ukuvuga ngo ushobora kwicara ahantu hamwe ukamara nk'umunsi wose utava wicaye hamwe utanyeganyega, ariko ukora meditation. Ukaba wanava mu mubiri pe, ukaba wanakora ibintu, ndetse ukaba wanabwinda yawe, nda yanjye itware nkaho wariye igahaga wumva. So n'amadayimoni iyo rero ni narindimo hatha yoga. Rero iki nayigiriyemo ni iki, nayigiriyemo kugira ngo ngire self control. Kuko nabonaga even though I was a black belt in karate, ariko nakoraga nshaka kuntu nakwifata. Uwo muhungu uwo munsi hagaritse filime, menya ko afite self control kandi ayifite irushi yanjye. Mbese ngewe ndabyuka 10:00, ndafata amaguru ndayakunja ntako ntagize, ndayicorera bana ndayisobekeranya, akinjiramo hakagira ngicara gutya for hours, shaka self control.
iriya reka mvuge uriya mu inapu tutakora na pompage nimwe andushe control. Namubaza ariko sha izo mbaraga zigushoboza guhagarika filime zivanaye, araseka aravuga ngo mwuka wera. Akora numva andi kuyaka yandi kuyafunga televiziyo muri filime iryoshye, none ambwiye naho abikomora. I was like, so sente umwuka wera yashoboza inapt, yo vuga inapt murabyumva, bese unfit person amushoboze kuba yahagarika filime iryoshye, aharyoshye igihe kiryoshye mu buryohe. Noneho avuze mwuka wenda avuga abagenzi, uzi ko ibyo ushaka imyaka imaze hari ababifite batarakobotse. It wake me up like burya ibingibi nziruka saa 10 nkanyaga amaguru gutya, ngagenda gutya, ngatanyura ngakarta hasi, ngagira gutya, narapfuye pe. Ariko ushaka kugira ngo nifate, nkabona umuntu utanabyuka utanapompa ariko akukora ibintu byo kwifata akabikora kandi byoroshye mu buryo bworoshye. Ngera tarwa n'agacupa ndi sportif w'agacupa yarakanesheje. Wenda ndacyareba agakobwa n'agakumi kandi nzi ko havamo n'indwara, ariko we agakumi arakareba akabona mu Imana yakaremye, nje nkabona mu kibero. So urumva afite uburyo yanesheje kandi abigendamo atagowe. Njewe ubishakisha ku mwuka wera, mwuka w'Imana, Holy Ghost. Sikubw'imbaraga, sikubw'amaboko, ni kubw'umwuka wera. Niyo tuneshereza dushobora dukora. We ashoboza abadashoboye, akomeza abadakomeye, akahagarika uwo ni usoza impamvu. Ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo. Tubyiringira dute? Kuko number 5, suko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nkaho ari tutwa cyaturutseho, ahubwo ako ni mwakamfasha bisubiremo gatatu, nyongera shyiramo kandi shyiramo ka Pfizer, shyiramo Moderna, AstraZeneca ninka ako gushimangira iri jambo. Umva ubashishwa n'udashoboye, cyangwa n'uwagerageza gushobora kubwe agavumbura ko adashoboye, none yamenya ko adashoboye, rimwe agashobora akamenya ko yashobojwe. It takes revelation to know I can't, I made it by him. Ikintu cyo gushobozwa kiragukiza. Nagiye muri prison umunsi umwe, ndagenda ngikizwa maze icyumweru kimwe nkijijwe. Ngiye muri prison batugabura aho turi bubwirize, hanyuma ngewe barandeka kuko nari ndi mushyashya, nari ndi kadogo, batwara abandi kujya kuri prison sector. Bagezeyo ngiye kubona mbona umupolisi aragarutse aravuze ngo wowe ngwino nkwerekera ujya kubwiriza. Uyu mudamu ntabwo ajya kubwiriza, naho uwo mudamu bari bamuhaye kujya kubwiriza muri kasho y'abantu bakiriho iteka, mbese condamné à mort. Barambwira ati aho ngaho bamusimbukiraho kubera n'abantu badafite icyo baramirira. Turashaka gahungu nuko kaba gatoya kagende kuko aho ngaho yabwiriza. So bagarura uwo mudamu yarandushije, yaramaze iminsi agakiza, ngiye nari mushyashya. Baranjyana afite icyumweru kimwe, mbaza ari n'iminsi nta nekerejo njye kubwiriza. Noneho cyakubwira polisi ndacyari mushya, ibyo kubwiriza ntabwo mbizi. Ko nawe uko cyakubwira aba yanjyanye. Cyakubwira wayobye, ngewe ndi hano kuri banke reserve. Arabwira oya bino nta mudamu wajyayo. Noneho kubera nta wundi wari uhari, ndagenda ngera imbere y'abagabo, ibigabo gusa hano byatemwe imipanga, hano bifite cicatrice, hano nta mwambaro, bafite agapantaro kakacitse hano, mbese
abandi bambaye ubusa neza neza, afite akantu gasa n'urubindo. Arambwira ati ngaho bwiriza sasa. Baba we, harya batangira bate, bakora bate? Ndatitira, none uko nditira nkumva nkabwira Mwuka Wera, kuki wemeye ko nzana? Akambwira, si kubw'imbaraga, si kubw'ubuhanga, wowe ndekera nkore. Nashatse kuza kugira ngo ubone ko udashoboye. Uyu munsi ni ngushoboza kugeza uzapfuye, ujye umenya ko udashoboye kushobozwa. Iri jambo rikujyemo, uzajya urimenya ko aho nzagutuma uzajya uhajya atari ubere ubuhanga bwawe, uzajya uhajya kubera kunyumvira gusa. Ndavuga bageze, none ndapfuye neza neza, gusa ndavuga neza neza. Ndaza ndahagara gutya, are ngezemo batangira indirimbo, urabona n'ibigabo gusa nka 60 gutya, bizapfa ejo cyangwa ejo bundi. Birarimba, koya mwana nsambe banani bakuyambaye, bayengeberi bakuyambaye, esengu koya mawampe koya, bazange kondima bakuzalo na pasi, bayengeberi bakuyambaye. Baririmbye numva inzira nyeganyeje, numva Mwuka Wera angiyemo. Ndavuga tubarabeshya. Hare mufate Bibiliya zanyu, Yohani 3:16. Niyo narinzi gusa. Kuko Imana kuza bari mwise bwana, hita mwana w'ikinenge. Ntumbaze ibyo navuze, ntubimbaze. Ntumbaze. Ndavuga ni ndashaka gukizwa hafi bose. Yewe barira. Ndabarijije. Usiko mbarijije. Ariko uko bigenda ngena numva bashishwa, kubashishwa. This word sound in me ku buryo Masasu iki kintu cyandi ubuzima bwanjye. Uriya mugabo wafushije nyina Pastor Bishai kiri Marcel, yafushije mubyara we wo kwa nyina wabo, hari kwa kabiri tariki ya mbere ya 2024 gutyo. Ngiye kubona ndi mu masengesho nisengeye ndi mu cyumba, barankomangira ngo pastor, icyo cyari na pastor, yari brother Marcel. Arakomanga, agiye komanga, baza kumbwira mu cyumba, barambwira papa hari emergency, frère Marcel aragushaka. Ngihutirwa ngo emeze nabi. Ntamubwiye se ko ndi gusenga, ati oya yambwiye rwose ngo ngene ngukomangire. Ndasoka. Arambwira gutya, mubyara wanjye amaze gupfa, yapfuye, ngwino ujye kumusengera. Gutyo ku muryango w'icyumba cyanjye ambwira ko njya gusengera intumbi. Ndavuga se bageze, yarwaye mu mutwe, yafashwe n'iki gituma ava Gikondo akansanga Kimirongo Bibare kugira ngo njye gusengera umupfu. None nkabona uburyo ndeba mu maso, it's like you cannot make it. Ariko avuga se ubu pe yabonye ntiyabaje se nimba nanazura nimbura nakanyawu ko tabaje nimba nibura narazuye na. Arambwira ati singusiga rwose, niko yambwiye. Birako ndamba namukurikira, turajya Gikondo hariya hafi, dusanga umwana yakonje amaguru gutyo, baramugose. Mama abitwa mama Teresa naba wantege konso baraho. Dene ndinjira, avuga se ko ntarazura umuntu na rimwe. Ariko ngubuka rya jambo, no by power, no by might. Suko mwashobora ikintu cyacyo cyose ku bwanyu, anything for ourselves, but our capacity, our competence, our ability, our possibility, our power come from God. Ndavuga sindazura, ariko ubwo yemeye konza ndabikora nkuko yabikoze muri prison. Ndategeka mu izina wa Mwuka w'urupfuwe turahimbaza, just ndabwira praise God, praise Jesus, muzamura umusaraba, vuga mwizera 30 minutes gusa. Aratsemura gira ryo maze ruwaje turaryoherwa, turahimbaza aho ngaho indani ariho kugeza n'ubu, nuko cyariho ariho.
yavuze kuwa gatandatu wakurikiye aravuga gutya ngo uyu munsi baba barangije ikiriyo cyanjye ariko ndiho. Icyo cyakuba ni iki? Sinzi aho Imana izagutuma n'iki cyagusaba gukora, ariko niyemera kujyayo jyayo. Mu bwonko ujya uvuga singewe hari umugabo uzankoreramo, singewe nuba away ukaba available azabikora. Kubera ko iki twica nuko twitekereza twebwe tugasimbura uwari gukora. None bigasa naho ari twe dufite imbaraga, aho kugira ngo si kubwa imbaraga, si kubwa amaboko yacu, ni kubwa Mwuka Wera abikora ate. Nta bubasha dufite, nta kizima twakora, nta kiza twakora, ariko mu by'ukuri bikorwa n'Imana muri twebwe, bikorwa n'Imana ibishoboye. N'impamvu yo kubaho kwacu ntiwayisohora wenyine. Reka ngende mbahe ingero 3 zaba niyo igize gute mu miryo jambo. Bisubiremo gatatu. Ongera mu mani magambo yatubashishije, yadushoboze. Thank you. Niyo dukoresheje, yes. Niyo duha imbaraga, niyo tuba bikunda, niyo abitekinitse, niyo abizuye, niyo abikoze, niyo abitunganije, niyo yatubashishije. Simple. Niyo itubashisha, niyo izatubashisha. Niyo yatubashishije, itubashisha, izatubashisha. Ngiye gutanga ingero 3 Imana ninshoboza. Naho umugabo wa mbere ni Samson. Ngiye kuvuga icyo yavukiye, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri. Mu mbere n'ijambo ry'umunaziri azaba yiyeguriye Imana, azaba yeguriwe Imana, azaba Uwiteka. Ndakomeje. Yes. Akiva mu nda ya nyina, urumva baratangaje, turagiye. Ariko arambwira ati dore uzasama inda ubyara umuhungu, kandi ati were none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanye, kuko uwo mwana ngiye kuvuga kandi gato gusa nuko umwanya ndi kwirukanka. Ubundi buri muntu wese aratwite. Icyo twise utwise ejo hazaza hawe. So wahica nabi kuko wahica zima. Everybody is pregnant. Muyane magambo Masasu kunyanduku. Icyo nzaba ejo ntabwo kiri hanze, kiri hano. Ninjye ugomba kwitonda uburyo ngitwaye. But you don't get me. Your future is within you. Now it costs you to behave. Ejo hazaza hawe hakurimo. Buri abantu bajya bavuga ngo dusengere kuzarangiza neza. Ntabwo icyo cyifuzo ngisengera ngewe, kuko kurangiza neza si impanuka, ni umusaruro. Mwanyumvise? Kurangiza neza kuvuga ngo Masasu manu mpe kuzarangiza neza, give me to finish strong and finish well. I can't pray for that, because the finishing is a result of my work. Therefore, I pray for my work. I see him Venice. Ntabwo Masasu mfite impungenge yo kunzarangiza, kuko kurangiza si impanuka, kurangiza ni umusaruro uko nitwaye. Sarao kugira ngo mpangashwe no kuzarangiza, mpangashwe n'ubyo nitwara uyu munsi, kuko ndatwise ndayitwa kuzarangiza, kuzabejo hazaza, ndayitwise neza nta gitangaza kirimo. So nta gitangaza, kuko umbona uyu munsi n'imyaka 60 na mbwiriza gutya, ntabwo ari impanuka. Ngikizwa 22 niyeguriye Imana, nanze gukora ubukristo buvanze, bwaramvunye ariko butuma mbicyo ndicyo. So ntabwo iminsi izaza izantungura. Nothing will happen complicated above God. Ntacyo. Bazamura igiciro kubera Ukraine intambara, Imana izazamura umushahara kubera urukundo rwayo. So ntacyo. Nta kizantungura, ahubwo ni wanga guhemukira Imana none waba sure for future. Icyo ndi kuvuga murabyumva. So rero uyu marika abwira nagace gushyemo, abwira
mareka abwira madame nyina wa Samson, aramubwira gutya, uzatwita ariko inda uzafata irimo umuhungu, kubera papa si yo muhungu, kubera icyo muhungu azaba cyo itonde itwara. Mene magambo, uratwite ariko umwana uva uraha, kubera ntumwanduze, ntumwangirize, ntumuhumanye, kandi kutamuhumanya utoranye ibyo urya uko witwara. Abantu benshi rwose bitwara nabi bakagira ngo bazasohoza icyo baremewe. Ubwo rero ubukica ukibona, simple, ubukica ukireba rwose. Mukunzi wanjye, your future glorious depend on your present serious. The seriousness of today determines the glorious of tomorrow. Simple. Sindavuga icyo azavukira, ndi kuvuga gusa ko ayitwara. Ariko hariya uyu muhungu ndagiye ntaho nashaka yakujya afira. Hari verse batampaye, sinzi niba njye wayibagiwe, iravuga gutya ngo kaseske wari wagiye umva kare kagiye dore njya kuvuga naka, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu kandi ntiyazagira umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya mama. Umva rero papasi, umva rero icyo agiye kuvukira, umva rero ikigiye kutubabaho, kuko uwo mwana niwe uzatangira gukiza Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Nanjye ngahanura, wavukiye gukiza umuryango wawe amaboko y'abanzi bawe, wavukiye kubohora iki gihugu cy'u Rwanda n'abasa nacyo bave mu nzara z'Abafilisitiya. Wavukiye some purpose, you are a deliverer, you are a liberator. Hari icyo wavukiye, he was born kugira ngo atangire akanako karimo, kuko ntabwo ari uzabirangiza. Impamvu nuko yabikoze apfuye. Umunsi ikibambasi kimugwaho kigwanaho nibwo yasohoye, kubera imyifatire sinyitinda. Ariko he was born for something and he fulfilled it. Amaboko y'Abafilisitiya, Imana ishimwe ko wavukiye kugira ngo uzatangire, wowe uzanasoze gukiza ubwoko bwawe, gukiza umuryango wawe, gukiza ubushako bwawe amaboko y'abanzi b'umwuka, b'ubugingo, bw'ubukene, whatever enemies babaye utarabaho. Vuga ngo nari ndaravuka, none narabaye, ndiho, abanjye bazabohoka, kuko niyo mpamvu nabereyeho. Ndagiye sasa. Uyu no mugabo witwa Samson. Gusa kubera amasaha yanjye ntabwo mutindaho. Uyu mugabo hamwe n'amavuta, hamwe n'umwuka wera, hamwe no kugira, yakundaga nanone ubusambanyi. So Imana mu kwizera kwayo ituma asoza icyo yaremewe, kuko yari afite umwuka wamugendaga mu buryo butangaje. Ndibuka rimwe 3,000 people baramugota bajya kumufata. Bibiliya ngo umwuka w'Imana umanukaho n'imbaraga, ngo imigozi iracika nk'uko batwika Nilo, kuko batwika imigwegwe gutya ngo the man was powerful. Undi ikindi gihe baramutega arasohoka atwara imiryango y'umujyi wose. Yeah, the man, but charismatic, yari powerful, character yari very weak. Aho rero niho tubyicira sometime. Ni byiza gusigwa amavuta n'impano, ariko gutunga imbuto bizakubeshaho, bizagufasha gusohoza ikimara kuremeye neza uriho, apana upfa uriho. Ngiye ku mugabo wa kabiri rero akora agaciyemo. Umugabo wa kabiri Yohana Batiste, uyu mugabo nawe yaje, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeth azakubyarira iki? Uzamwite Yohana. Ndagiye ntibaravuga, azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezerwa mu ivuka rye. You are born to be a source of joy. Ndagiye
kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose. Impamvu kandi azagira ate? Umva wa mugabo ugisoza papasi. Azagira ate? Yala bretalama. Ntabwo wasoza icyo waremewe nta mwuka wera. Niwe uguha gusoza. Azuzuzwa mwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Urumva ko bitangira kera. Benshi biseri azabahindurira papasi ku mwami Imana yabo. This man ntabwo yaje kubahindura kuri we, yaje kubahindura ku mwami Imana yabo. Yaje to direct to channel. Kandi yari papasi. Ndabaza yarayikoze ntiyayikoze? Yarasoje. Nubwo yayisoje bamuciye igihanga, ariko still yarasoje. To ndagiye Luka azagendera mu imbere yayo mu mwuka w'ububasha, power. Azasanganya imitima y'abase n'abana abatumvira Imana, azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. La pratele ingle ya. Kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Uwo nundi wa gatatu ndangirizaho. Uwa mbere yarinde Samson, uwa kabiri yarinde Yohana Bata, uwa gatatu ni mwenyewe. Vango mwenyewe. Nyiri ubutungane, nyiri ibintu. Umva ko babwira nyina ngo uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu cyangwa se Uwiteka arakiza. Ndagiye. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azamuha intebe y'ubwami bwa sekuru. Urumva ko avuye kuba umwami. He born to reign. Ariko sindajya kuri papasi. Azayima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Precision. Umva rero agiye kubaza bizagera bite? Ndasimbutse. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami. Uyu ni Yohana Batiste kandi ngo utunganye inzira ze. Papasi iri clear, iri specific, iri. Ariko ndajya kuri papasi ya Yesu. No kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ibyaha byabo. Ndagiye 78. Kubw'umutima imbabazi w'Imana yacu niwo umuseke uzatambika uvuye mu ijuru. Ndagiye ukamurikira abicaye mu mwijima mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Ngiye kuwa nyuma uyu mwami. I Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Uwo mugabo rero yari yarahanuriwe n'umwuka wera. Inde wamuhanuriye ninde? Thank you. Niwe waruzi ko umuntu pushte n'umwuka wera yakubwira icyo uzaba cyo. Kuko hari abantu bariho, they exist, they don't live. Kuko urabona nyine baraho, ariko umwuka w'Imana either directly cyangwa through somebody yakubwira ati uzabaho, hari impamvu uzabaho. Mami yabivuze ahangaha, Deborah avuga uburyo rwose twahuye, cyangwa uburyo Imana yadukoresheje kuba twamwubaka. None se hagati y'ibigaragara ubwo uhuye n'umuntu rescape, mugani warokotse icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, gisenzegere, nta relationship, nta future, touch, broken, wuzuye cicatrice indani no hanze, ukurebesha amaso y'umubiri akubura nyine ko ntacyo uzavamo. Ariko harandi maso, navuze ngo harandi maso abona ibirenze bigaragara. Noneho ureba kimwe, twareba kimwe ariko ntitukibone kimwe. Twareba kimwe ariko ntitubone kimwe. Umureba akabona ijosi bakatisa, guguru akabona neza broken person, future zero. Nge nkabonamo ubuhamya, nkabonamo imbaraga,
nkabonamo imana izura, nkabonamo imana ivana, ntiwariho uriho neza ndetse ubeshejeho, nkabona urumva tureba kimwe ariko ntitubona bimwe. Umwuka rero aguha andi maso bigatuma ubona ibitabonwa, ukarenza amaso ibigaragara. Haleluya, haleluya. Umwuka w'Imana aguha kubona ibirenze. Batemaguye papa na mama, babatemagurira ku Gisenyi, babukubitaga udufuni barabica. Umunsi umwe mama agwaho, papa we yasigaye afuruta iminsi mike, nawe yari yapfuye gusa nuko nyine wamugani. Hanyuma ngiye gushingura n'agahinda kenshi, nkabaza Imana, turi kuririmba nkabaza Imana, ni gutya wemeye ko mvana aba basaza bave Kinshasa batahe urwababyaye batemagurwe bicwe nk'uko bakwica ihene? Really? Mana arambwira Masasu, waruke kunshimira ngugiriye neza. What? Arambwira ya iki kintu kizacenge ubuzima bwawe, and your ministry will never be the same. Urabona uko hagere imbere y'Abanyarwanda bakubonamo umuntu wita warutashye, umutesi wavuye Kinshasa, utumva ibyo abaresikape, mbese uri umutesi gusa warutashye u Rwanda utazi. Rero bigatuma ukwegera kubonamo ubutesi nyine. Ubu rero nakugize uri umudubayi, ubu ngubu wabaye umujepe, ubu ngubu wabaye umusopeka, ubu wabaye umuresikape, ubu wabaye byose muri byose. Because people can see that the comforter who comforts you can comfort many. Arambwira ibyo byose papa wari kuzataha na mama wawe, bataha bishwe n'abacenge, bataha bishwe n'abahutu, bataha bari kuzataha. Ikitari kuzaba cyo ni hawo gutaha kwabwo gusigira umurage. So tureba bimwe tutabibireba kimwe. Uko abandi bumvaga ari ikiriyo n'agahinda, nge nabonagamo wow, God visit me, God made something, God made me a parent to this nation, He gave me the mentor to carry. God did well. Ariko ubivuze gutya birasa n'ubusazi, birasa no gushinyagura, kuko wakumva yavuga ati turafusha shaho kabyina, ariko bibana n'amaso. Umwuka wera arambwira Masasu, praise me. Umugabo umwe aramamagara arambwira ati Masasu ushakire viza ujye mu Busuwisi n'umuryango uze, icyo gihugu ntabwo kizabaho, u Rwanda rwarasibanye, vayo vuba ngwino hano i Burayi. Ndamubwira ya rugiye kuryoha, ndibo bazaruhindura, rugiye kuryoha ko rusa nabisi. Ntabwo uzaba ukumeze uko si wowe, nicyo ucamo. Ubuzima n'ubugingo biratandukanye. Icyo ucamo nikeka gucemo, ntabwo uri confondi n'akaga urimo, karatambuka. Hari icyo uzaba hejuru y'akaga, hari indirimbo uzaririmba hejuru y'iminsi urimo. Ntabwo uri iminsi urimo, iminsi urimo uyirimo uyicamo, uzambuka hakurya, uzaririmba indirimbo y'amashimwe y'amazamuka, uzagira icyo uvuga kandi haleluya. Umwuka w'Imana abandi maso mwambuke hakurya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yari yarahanuriwe n'umwuka ko atazapfa, azabona Kristo Imana. Ndagiye ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyana n'umwana Yesu ngo bamugenze batyo. Ya mwihangane, sora amuterura ashima Imana ati, rero umva ko uwo mugabo avuga, ndagusengera uzahure n'umuntu wakubwira icyo wavukiye akanakikwinjizamo. Ntibanyumvise neza. Hari ibintu bimwe na bimwe udakeneye gusengera, ukeneye guhura. Hari ibintu byawe bitakiri mu ijuru, barabirekuye, birizerereza, biri mu biganza by'umuntu.
icyo nsaba rero muhure nawe umwishyuza ibyawe maze ubitahane. Hari ndi kubwira hari ibintu nubwo wabisengera imyaka 100 bitazaboneka. Kubera iki? Kuko aho bisaka siho bikiri, biri mu biganza by'umuntu. Nuhura nawe ntabwo Sawuli yari kuba Sawuli umwami yadahura na Samuel. Guhura na Samuel byatumye ajya mu purpose, mu mpamvu. Ndasaba Imana ngo iguhe amaso, kuko ashobora kuba atari kure, ashobora kuba ari hafi, ariko ashobora kuba atari kure cyane. Nicyo si ikindi. Ushobora kuba kuzera rushaka kumbe ari inyuma. Bajya bavuga mu ndege ngo be careful, the door, the exit may be behind you. Mwana bagamba igihe ushobora gushaka umuryango w'indege witonde, umuryango ushobora kandi koko hari igihe ushaka hari ura uwo mugabo yaba atari kure, uwo mugore yaba atari kure, ari ahantu uyu iko amasa yaciye wagira rya Imana igufashe. Uyu Simoni rero yari destiny connector kuri Yesu, niwe watangaje exactly the purpose Yesu yavukiyeho. Aravuga burya, aravuga Simoni aramuterura kubera ko yari mwuka wera nyene, urumva ko business y'umwuka wera. Aramuterura bene mwami, noneho urasezerere umugaragu wawe amahoro nguko wabivuze. Impamvu ari dede yo gupfa niki nuko yabonye, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe ako witeguye mu maso y'aba kuba umucyo uvira amahanga. That's the purpose. Uwafashe mu kiganza ni umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Ndarangije waraye. Ndarangije. Hallelujah. 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 Yo, reka mbyegeranye. Icyambere hawubaho kumpanuka no kubw'impanuka. Murumva mu magambo, nobody exists for no reason and by accident. You're born for some reason that we call purpose. Wabita destiny, wabita purpose, wabita calling, wabita whatever, something must be done. Urugero, I was born to raise up an army from broken bones. Abantu bashenjaguritse wazuri gisenzegeri icyo navukiye Masasu. Nuko niduhura neza ukanyemerera, usibye no kukomora uzaba umwomuzi kandi ngabo yomora. Icyo nicyo mbereho. Icyo narya hasi ntarya nasaza imisatsi yahunga, ibyo ari bifite agaciro. Ikijyanye n'agaciro nugusoza Paul avuga ryo, I don't care, I don't consider my life as worth of something. My only reason is to fulfill. Ntabwo sinita ku buzima bwanjye nta rw'agaciro. Icyo purpose ni ikintu gikomeye cyane gituma ibindi byose bitakaza agaciro. Mbere magambo nakena natunga nakomera nasugurwa, ikibazo ntabwo ari cyo nicyo ndi gusohoza. Icyo ndagipfira mbere magambo cyatuma unazukerega baba wapfuka bw'abana ko kitarasohora harya ngende ukavayo ni mama y'Imana hake Mungu ukavayo kubera icyo wabereyeho ndiki kikaguzura kubera ndagiye pe none bavuga oya ndiyagenda igeni ukavayo utavanyo n'ikindi purpose reason. Abantu bapfe covid bamare uhumeke, wicare mu Rwanda bice miliyoni uhumeke, ugende mu ndege abantu bapfa uhumeke, accident zigonga abantu uhumeke, kuri umusurvivor wamucika cyo mutazi impamvu uriho. Uhambe umuturanyi ejo bundi uhambe umuturanyi w'imbere kukisi watanze ruswa mu ijuru purpose. None se ko bakongereye iminsi urifusha iki? Why are you living? Why are you still
ejo kuki 2020 yagusize kuki 20 yagusize mugiga yateye mu ishuri abana baramugarura farapfa uracyahumeka uracyarandeba mu maso uyu munsi Kigali murye zabuze umuntu arapfa bakabura aho bamushyira murye zabuze aho kubika imirambo ntaho shobora kuzunguruka ibi ntabwo mbihimbana ni reality ariko wowe uraho abana bato bara impyiko zirabloka bagapfa mu cyumweru kimwe impyiko za ntunywa n'amazi menshi ngo unywa amata gusa ariko uraho urabyuka ukagenda ukagira ngo watanze ruswa papas hari ikintu runaka ugomba kwihutira gusoza vuba hari umugabo ushaka kugufashamo uragira ngo ndacyabara imyaka ngewe nta myaka ngibara why I'm fulfilling my destiny Masasu nta myaka ngibara kubera iki yo mbona nk'abantu nkabona nk'ururugo nkabona nka Debora nkabona nka baseka batagasetse babyara abandi bana nkabona abuzukuru through nkabona uburyo basa n'abandi hari barafite impamvu yo kudasana kavuga wow Masasu ndiho that's it yo mbona aba bajya Kicukiro urumva iryo zina wenyine Kicukiro nyine ni puberi ni Kicukiro nyine yo bateye imyanda bakajya Kicukiro bakahindura heza h'Imana bagafatuye bagatanga ubuzima nanjye kuko nabibye muri bo nkavuga harimo umusanzu wanjye Masasu wa papas ayayayayayayayaya nande hari uri kunyumva hanga hari turi kumwe hano ntabwo avukiye gusambana ntabwo avukiye gusambana ntanavukiye no gutunga amafaranga menshi ibisabo biratunga ntanavukiye no kujya muri Amerika n'abiba bajyayo hari beta purpose hari clean purpose hari ikintu gikomeye hari icy'agaciro kirahari kandi kigomba gusoza ntabwo avukiye kujya gutunga imodoka n'ibisabo birayitunga sesike wonose imodoka niki ntabwo avukiye kuba star n'abandi baba bastar mu bintu by'imyanda hari n'abicaro bakaba bastar hari icyo wavukiye cy'ubumana gikomeye kandi iminsi irahita vuba nicyo utazi irahita vuba iragucika mu buzima ijambo regret ndicujije narivanye mu buzima bwanjye uzi impamvu kwicuza bisobanuye ngo ni uburangare cyangwa no guhubuka ubundi wicuza bavuga gutya yo nitonda mba ntakoze ibi cyangwa se narangaranye akagira imyaka 60 atagifite imbaraga ashaka kuririmba nka Kristo ariko ijwi ryaragiye kubera akayoga kakubisemo umuhogo wera agafusha ubusa papas timukarangare timukanicuze and it's now when God is speaking to your heart not tomorrow now ahani wafate kuva mana iminsi sigaranye sinyizi ishobora kuba myinshi it's okay ya mike it's okay ariko sinshaka kumisinga vuga ngo sinshaka nijyame mvuge ngo I regret yo mbimenya ibyo bimengwa nyine n'abaswa banze kumenya igihe cyo kumenya niyo purpose yanjye rero kwambika imbaraga naho ndagira nafashe abagabo benshi nafashe umuswa nka Samsoni nafashe Yohana Batista nafashe Yesu nafata n'abandi benshi ikibazo ntabwo ari purpose igikorwa runaka oya cyangwa se igisumbana ikibazo n'ubisohoza uzi ko hari abaremewe gusuka amazi ku biganza by'abantu ariko ni purpose ntabwo igayitse rwose akaza muvuga mana urabizi cyo nashishije ngewe nugusuka amaboko ku biganza bya bese nimfansu samazi nzaba mfuye neza kuko nicyo navukiye gukora si muri kunyumva ikibazo ntabwo ari ibihambaye ukora ni ubwizerwa ukora icyo wabwiwe I don't know it's not about doing greater things or great things doing the thing ishobora kuba the weak thing the simple thing but need the thing
Yohana Batiste nta kintu gikomeye yakoze, ariko bavuga ko aruta abagore bose abavuka ku mugore n'umugabo. Cyakazi cyari kuvuga ngo nguwaraje, just like nguwara mwene magambo mbere yo kugira ngo mvuge ngo nguwaraje mbabwire ko nduta nguwaraje. That's it. Ijwi rirangura hehe mu butayu. That's it. My purpose ni ijwi rirangura. Ntimunyitiranye nawe, ntabwo tungana. Sinafuga n'inkweto ze, ariko mission yanjye ndikora nguwaraje. Hamaze kubikora bamuca ijosi, ariko purpose irasohora. Wanjye vise hari abari ifite purpose yo kuzajya bafungira mama pasteur igitenge. Hari afite purpose yo guhobera abantu bakavamo ibikomere, yaguhobera ugakira gusa ntazi ibintu. Hari afite purpose yo bavukiye kuzajya bahagara ahangaha, kandi iyo bahagaze ahangaha umwuka aratemba kuko bahagaze aho bakwiriye. Simple. Hari afite purpose yo gushyushya no gusurutsa imitima bafashe mikoro cyo baririmba, yansutseho amavuta. Ubigeragejeho wabyica kuko purpose ntabwo iyo si yawe. Warima nk'ikiyone abantu bagahunga mu caca. Purpose. Hari abarebereyeho kutaboneka, bari ku mavi bakora ibintu background, behind the scene. Ntawe ubabona, ntawe uzanabashima, ntawe uzanabavuga, baba mu nguni gusa katiki tiki 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 tiki. Ntawe uzabahemba, nta mudari bazabona, ntawe uzabavuga neza, ntibanagaragara. But purpose yabo bari kuyikora muri unknown. Purpose yabo irasohora, nta bwibone, nta shimwe, nta mpande ivugwa. They are doing the purpose quietly in a corner, fulfilling it. Navuga. Shaho nova mu conference utamenye purpose uzabura umuswa. Ya kabiri, utiyemeje gutanga ikiguzi cyo kwisoza uzabura igifu. Ya gatatu, utazi ko mwuka yari ubikora ngo mwasamire abikore uzabuyirangayeho. Ndarangije ibingibi rwose, ibingibi ntabwo Imana ubana ku butoni. Nanjye nari umupfu ntazi ko nzavamo. Rimwe ndasinda papa arandeba, mama niwe wabanje aravuga, ahindukira papa aramubwira ngo Saturni ubone, abwira sheri we, uyu muhungu wawe dore ko iyo baye mubi uba waso cyangwa nyoko sadepa sadepa nuri kuvuga. Iyo wabaye igifu ubu wanyoko cyangwa waso sadepa no ufashe ijambo bwa mbere. Mama indujya abwira baba, uyu muhungu wawe uyu nguyu hazafa nabi rwose, tutamenya naho yaguye. Haravuga ati godere uwo ni mama, rekeraho yapfuye kera buri wa muhamba. Iryo jambo nari nasinze ariko ryamvanye mu nzoga. Na papa yavanye amaboko. Nikubwira ngo na papa umbyara pe yarahanaguye. Mama yamubwiraga ati umwana azapfa nditumenya aho yapfiriye, nawe arasubiza ngo erega yapfuye kera yabuze wa muhamba. It wake me numva ko so I'm living purposeless. It changed me. Nari narakizwa ariko few weeks later menya ko I have to find purpose or die. I knew ko hari ahantu bayibona. Navuga n'ibindi. Nigute wabaho umwaka umwe ugacika ku icumu ukaba survivor, ukabipfusha ubusa bakagutiza iminsi bakongera indi. Nabonye uburambo wa mwene mama ahanga muri CHK amezi 2 n'igice araho atavuga, hariya muri ICU nkamureba gutya nkabona Simoni wari ukomeye nk'indare ari just powerless, weak. Namureba nkabona imisoso ye n'amasunzu ye asa na yanjye. Niho nabonye ko dusara mwene mama, nkabona literally nkabona I could be the one here.
so ngavuga bageze banye Simoni akubitaga abantu bagana 2 muri carte bakamusha Simoni araryamye Simoni until he died. And I prayed and we prayed. Now mureba ngabona turasa ntavo Imana kambwira yeah you should be the one be there. It was possible too. So hero ndavuga abanye nuntize ndi minsi nzakora apana nk'uwakodeshejwe nzakora nk'uje gifite umwanya nzakora nzi purpose yanjye kandi ibenge bisingiye gusa nawe wayimenya ntiwayimenya gusa wayigenderamo kuko umwuka yawe nicyo yaje gukora kudukira yaguhuza n'ukubwira yayigusohoreza yaguhishurira something must happen. Amen. Reka mbasabe duhaguruke twese hamwe duhaguruke ntacyo umuntu yabona avuga nyuma y'aya magambo akomeye dusabe n'ubundi umubyeyi wacu adufashe dutembe muri uyu mwuka dutembe hanyuma dusoze turacyakomeza conference yacu ejo tuzakomeza amasaha ni yayandi hanyuma tuzasoza ku cyumweru munyemerere turi hamwe tuzamura amaboko yacu imbere y'Imana mubyeyi wacu adusengere reka mbagore tujye ku mavi yacu yes just like humbly ubwira Imana ati naje Mana yanyota uyifusukyaho ngaho imbere ugira icyo uvuga amagambo umunota muyumwe Mana yagakiza kacu dore ayo mavi 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 Yesu wacu we dore ayo mavi arataka aravuga hari icyo asobanura dore ayo mavi bamwe bayafita narwaye bakeneye gukira ariko ayo mavi n'imvugo takatiki tiriki tiki 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 ayo mavi akataka katiri katala katiki tiriki tiki 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 ayo mavi aravuga ngo mwami turaje Mana turaje Mana turaje Mana turatakamba duha amaso mashya mwuka w'Imana Holy Ghost Holy Spirit katiki tiki 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 twafukamye Yesu turi ku mavi yacu turi ku mavi yacu wanna know our purpose impamvu yo kubaho era mashikiti yatamarama mbre shita kamalaka telele rama shita kafelele shita ya maka tirikiri maka tile kalea Yesu wacu yes thank you Jesus urabikora Holy Ghost Yesu duciye bugufi imbere yawe duhaka elamashigiribo Yesu turahamagara turatabaza turahamagara turatakamba uwoni Yesu turashaka kubona turashaka gushingira turashaka gusohoza mwuka w'Imana ambika abantu ambika papa ambika abantu araja bitunganya araja bikore imirindi y'Imana iragerageza araja bikore mwuka w'Imana araja bitunganye ashyira inzira atari inzira uwo niwe wabikoze uwo niwe bitunganya